All right, good evening. Ndakubona cyane Uwayo Sharif, ndakwakiriye cyane muri training y'uyu mugoroba. Very nice. Ushobora gufata screenshot hanyuma ukabwira n'abandi ko duhari twatangiye training yacu. Mwese nkomeza kubakira neza cyane. Kandi nishimiye ko tugiye kubana. Niba uri kunyumva neza, nyandikira rimwe muri comments. Menye ko amajwi ariko kugeraho n'amashusho ariko kugeraho neza kandi cyane. Ishimwe Ivy, nawe most welcome. Ndakwakiriye neza cyane. Right? Fata screenshot wohereze ku bandi bantu dutangirane dukomezanye muri training yacu y'uyu mugoroba. The Victorious Awakening Weekday 6. Okay, Eric Murengezi, nawe ndakwakiriye cyane. Nkwibutsa gufata screenshot ugatumira bagenzi bawe tukaba turi kumwe muri iyi training y'uyu mugoroba. The Victorious Awakening Week. All right. Samuel Rusizi, nawe turagusuhuje cyane. Agasaro Ketia, mwese nkomeje kubakira, nishimiye kuba ndi kumwe namwe kuri uyu mugoroba. Niyo Gisela, nawe ndakubona. Ishimwe Vedaste, mwese ndabakiriye. Mbasaba kwibutsa bagenzi bacu batari bahagera, fata screenshot ushyire kuri status yawe, ushyire muri groupe, ushyire ahantu hose uzi ko abapartner bawe bashobora kureba, baze tube turi kumwe muri uyu mugoroba. The Victorious Awakening Week. Shimira cyane kandi n'abatubanjirije, Akwiremeye Samuel ku munsi wa mbere, Flora ku munsi wa kabiri yatwigisha prospecting, Inosa ku munsi wa kabiri, RJ Peter, abo bose nabagiye batubanziriza, Applying Eve n'abandi bose baspeaker, ndetse namwe mwese mukomeje kubikurikirana since day 1, tukaba tugeranye ku munsi wa gatandatu turi kumwe. Ndabashimiye cyane. So nizere ko ka kantu ko gutumira abagenzi bacu turi kugakoraho neza cyane, tubibutsa nabo bakaza tukabana. Most welcome Gentil, nawe ndi kukubona Mujahidi. Ndabona turi kumwe neza cyane. So wadusuhuza ukatubwira aho uherereye. Nari nabonye Samuel from Rusizi. Tuzayisenga Eugene ati muri sale turahari neza cyane. Wow, byiza cyane. Mwese mukomeze muhagere munibutsa abagenzi banyu, bagenzi bacu, abafatanyabikorwa bacu, abapartners bacu, baze tube turi kuganira kuri ingingo y'uyu mugoroba. Nkomeje kubakira kandi n'ibyishimo byinshi. I'm very excited. Sezerano Olivier ati Applying, ndakwitabye Olivier. Wow.
yishimye cyane kuri uyu mugoroba. Aha reka dufate iminota mikeya yo kubwira abagenzi bacu ngo baze tube turi kumwe muri uyu mugoroba. Emma Bitangimana nawe ndakwakiriye neza cyane. Dusuhuze utubwira aho uherereye hanyuma tumenye ahantu training yacu iri kugera. Theonesta ati turi ready upline. Wow, ndakubona cyane from Musanze naho training yacu iri kuhagera neza cyane. Dusuhuze utwandikire aho uherereye. Elize Muragijimana ari Musanze, Emma nawe ari Burundi, tayari mu mushikiranganje wacu turi kumwe. Niyo mvuze ibiri byo ariko sinzi. Gusa mfite confidence ko ari byo. Right. Giriwo Nsanga Ramazani from Rubavu nawe ndakubona neza cyane. Okay. Ya ndumva rero tudatinze twahita tujya straight kuri point. Twamaze kwiga ibintu byinshi, twize handling objection, twize closing, twize follow up, twize presentation, twize inviting, twize byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo namwe mwari muhibereye. Hanyuma uyu munsi tugiye kwiga ku kintu cyitwa mindset. Omben Elias ndetse na Kamikazi Naomi ndabakiriye. Naomi from Rubavu, Omben Elias kuva muri quartier y'abanetwaka. Most welcome. Uyu munsi tugiye kwiga kuri mindset. Training yacu iravuga ngo your mindset, improve your mindset and burning the boats. Kuzamura mindset yawe no gutwika ubwato, ibyo nibyo bintu tugiye kwivugiraho uyu mugoroba. Ngira ngo murabizi mindset ni kimwe mu bintu bizakugeza kuri success cyangwa ntibikugezeho bitewe n'ukuntu wayikoresheje, kuko murabizi neza ko byose bitangirira mu mutwe, byose byubakirwa mu mutwe, ariko noneho nushaka gusenya bitangirira mu mutwe. Good morning GEPO nawe ndakwakiriye. Clement mwese ndabakiriye. Turi kwivugira ku kintu cyitwa mindset. Kintu cyitwa mindset. Uburyo dukwiye gukoresha imitekerereze yacu, imyumvire yacu kugira ngo tugere kuri success muri iyi business. So niba uri tayari kwiga nyandikira ngo mindset. Nyandikira ngo mindset ubundi dukomezanye nkubwira ibyo naguhishiye kuri uyu mugoroba, nkubwira ibyo nkuzaniye kugira ngo tuzamuke dukoreshe bya bintu byose tumaze kwiga mu minsi 5 ibanje, tubyongereho mu mindset nzima, hanyuma tugere kuri top, kuri success muri business yacu. Nyandikira ngo mindset, ndamubona Ombeni yabinyandikiye. Pio ati work on your mindset and burning the boats. Wow. Ndabona turi kugendana neza cyane. Uwaye Sharifu yanyandikiye ati mindset. Nawe uri kunyumva nyandikira ngo mindset, ubundi dukomeze nkubwira udutips tugera muri 5 twonyine sindi butinde. Turagufasha gukora kuri mindset yawe neza, hanyuma ukagera kuri success. Hanyuma ukagera kuri za ntego zawe. Kamere kuri aka gastori. Mu gitondo navuganye na upline wanjye, arambwira ngo hari umuntu uherutse kumusetsa. Urabona ko kwezi kwa mbere tukurangije already, umwaka ugeze kure birumvikana. Rero baraganiriye na upline ndetse n'uwo mu partner wundi wari umuhamagaye. Nyandikira tukagira inkuru upline niba ko Kristo rugiye kuyumva, kuko ngewe nabyumvishe biransetsa. Actually upline twavuganye mu gitondo nibwo yako gastori. Nyandikira tukagira inkuru upline ubundi nkwibwirira ibintu byabaye. Nizera ko kandi bagenzi bacu twakomeje kubahamagara. Aha. Ndabona turi kugendana neza cyane. So,
Upline rero twavuganye ndi kumubwira nti se bimeze bite business ukwezi tukugeze kure n'umwaka tugeze kure za ntego tuzigeze abantu bisaga story rero ndikubona Joseline yiteguye kukumva neza cyane niyo nzimarene nawe atikagira inkuru Upline Pio ari tayari cyane atikagira inkuru kababwira iyo nkuru rero Upline yampamagaye turavugana tuza kuvuga ku kintu cy'intego arangije arambwira ati hari umupatiri wasekeje cyane ngo ari kumbwira ngo Upline ngiyo menya ngo izi ntego zanjye ndikubona ntakizishoboye ntakizigezeho ngo iyo menya nkazisetinga nyuma y'ukwezi kwa mbere ngo ndikubona ukuntu natangiye umwaka bitari gukunda ngo intego zanjye sinkizigezeho pe nabyumvishe ndaseka cyane urumva umuntu witeguye already yamaze kwanzura ko intego ze zitagishobotse kubera ko ngo kwa mbere kutagenze neza ndi nk'uwo muntu cyakora ndi kubona intego zanjye zitazashoboka uretse ko bitambaho nta n'ubwo nshaka kuba uwo muntu none se ubwo ko yamaze kwanzura ko uyu mwaka nyine bitazakunda ubwo amezi 11 yose asigaye azaba ari he hazaba ari gukora iki ndiwe rero ndi nk'uwo muntu byibura na setting utundi tugoro two gukora mu mezi 11 asigaye ariko nizere ko abantu turi kumwe hano atari yo mitekerereze dufite tutari no kuvuga ngo kwezi kwa mbere kwaraducitse ngo ubu noneho byararangiye ngo intego zacu ntitukizigezeho ahangaha tugiye gukora kuri mindset already mindset y'uwo muntu sinzi ko umuntu wamaze kwanzura ko bitazakunda azigera natumira sinzi ko aza prospectinga kandi aziko bitazakunda ubwo rero nshyiramo akayemoji kari guseka ndabona nkabonye ndagakunze zirikana Joseph niwe ugashizemo Upline wanjye nkunda cyane nawe nshyiramo akayemoji kari guseka niba uyu muntu uri kumva mutameze kimwe mu myumvire umuntu wamaze kwanzura ko intego ze zitashoboka sha urumva atarenze so anyway kugira ngo rero goals zawe zikunde cyangwa se mindset mind yawe ije ku murongo neza ko ibintu ugiye kubikora kandi bikazakunda sinzi umuntu yandikiye turakubiye intego tuzigeze kure voilà uyu nguyu yitwa Uwayezu Ferdinand ati twe turakubiye intego tuzigeze kure much congratulations kuri buri muntu wese ufite intego ze mu biganza bye kandi witeguye kuzigeraho so nari ngiye kukubwira number 1 tip izagufasha gutuma mind yawe izamukira mu murongo wa nyawo ku buryo intego zawe uzazigeraho so nyandikira number 1 muri comments ubundi mpite nkibwirira tip ya mbere ndi kubona ga story ko kari karyoshye uyu muntu namwumvishe nanjye numva ankoreye umunsi kabisa Nguye mbimenya setting intego kwa mbere kukirimo nkazisettinga kwararangiye menya ariko kwamagiye kajambo kitwa kumagira murakazi so nyandikira number 1 twikomereze kuri tip number 1 Wayo Sharifu ndi kumubona ari hejuru cyane wow ndikona mwese muri tayari kabisa Kamikazi Naomi ari tayari so tip number 1 iravuga ngo set some monster sized goals. Shiraho goals, shiraho intego zifite size ya danje, shiraho intego nini mu magambo make. Shiraho intego nini. Set some monster sized goals. Shiraho intego nini zifite size ya monster. Yeah. Shiraho intego nini kubera ko baravuga ngo nushiraho shoot for the stars. Nuvuga ngo ukugira intego nini ni nako uzakoresha imbaraga nyinshi, ni nako uzakora
ibikorwa byinshi kubera ko izo ntego nyine nazo ni nini. Hanyuma shoot for the moon, nibitanakunda you will aim to the stars. Nuko nkuko bimeze. Nibitanakunda ko iyo ntego yawe uyigeraho, uzagera hafi. Ako iremeye cyose kino ujye ukunda kutubwira ngo intego y'intego ntago ari ukuyigeraho. Ahubwo intego ni ugutuma ugera ahantu utari kugera iyo utagira izo ntego. Nuvuga uti nzinjiza abantu desa muri uyu mwaka, abantu 200. Birumvikana ko bizaba bigusaba nko guprospecting abantu, kwigisha abantu 25 ku munsi. Birashoboka ko iyo ntego ishobora kukubana ndende, ariko noneho ugasanga wigishije abantu 18 20. Ibyo ngibyo ushobora gusanga ari ibintu utashobora gukora mu gihe nta ntego ufite cyangwa se intego zawe ari ntoya. Ugasanga uyu munsi hari umuntu ufite intego zo kwigisha abantu 5 ku munsi, ariko ntibikunde kubera ko iyo ntego nyine sinzi ukuntu bimeze, ugasanga yigishije 3. Nuko rero biba bimeze. Setting intego nini zigutera ubwoba, bizanatuma n'ibikorwa byawe bijya hejuru. Menya uwo muntu twahereyeho muri kariya ga story yari afite goals nini ariko maybe ko hajemo akantu natazi. Sinzi ukuntu byagenze kuko intego zizamuteye ubwoba, adesida no kutongera kuzikoraho ngo uyu mwaka wose nta kintu nyine kizavamo, ko byaranze. Right, abantu bitanze bo ndi kubabona hano muri training, turi tayari, turi ready cyane. So intego zawe zigomba kuba ziri big ku buryo zigutera ubwoba. Apply Peter ngitangira niwe wambwiye ati zana intego zawe turebe, turareba tubiganiraho. Ambwira ijambo rikomeye cyane, arambwira ngo niba intego zawe zitagutera ubwoba, izo nta ntego zirimo, genda wandika izindi cyangwa ujye kwiryamira ko ndi kubona ari utuntu duto. So set some monster sized goals. Ongera ubinyandikire muri comments. Set some monster sized goals. Ubundi duhite dukomeza na number 2. Ibyo dushyira mu mutwe nkwibutsa neza cyane nibyo biza kutubaho finally. Kuko mu gitabo cyitwa The Magic of Thinking Big niho batubwira ngo mu mitwe yacu dufitemo abantu babiri muri mind yacu. Umwe uhora yiteguye gukora ikintu cyose kiri negative uvuze unatekereje. Hakaba harimo n'undi muntu wa kabiri witeguye gukora ikintu cyose kiri positive uvuze. Munsi y'ayo magambo haranditse ngo uwuzagaburira muri abo ngabo uzagaburira cyane ni uzabyibuha. Nugaburira umuntu uri positive ni uzabyibuha. Nugaburira umuntu uri negative ni uzabyibuha. Ibyo ngibyo nibyo bita mindset. Gusetinga mind yawe kugomba gukora ibi nibi. Ubwo nuvuga ngo nimugora ntago ndajya muri training, ubwo ugaburiye wa muntu uri negative ahita bikoraho neza cyane. Nimugoro akagushakira utuntu uraburi gukora, akagushakira excuse urabufite zituma nyine utajya muri training kandi ukumva uri mukuri. Uwo muntu muri mind yawe arimo. Icyo ni cyashinzwe. Niba ukoza akantu utekereje akantu kari negative, ahita gakoraho neza cyane akagashyira mu bikorwa. Niba utekereje n'akantu kari positive rero, wa mu mwanya wundi ushinzwe ibintu biri positive ahita bikoraho neza cyane. Akavuga ati saa 2 ndajya muri training. Ubwo tayari niba uri no mu mujyi ahita kumvisha ukuntu saa 12 ugomba gutaha, ugakora ibyo ukora ku buryo saa 2 uraburi muri training. So ndakeka point number 1 tuyumvishe neza cyane. Point number 2 ni sawa cyane. Iravuga ngo keep the end in sight. Keep the end in sight cyangwa se begin with the end in mind. Okay, nyandikira muri comments
begin with the end in mind. Tangirana mu mutwe wawe ibyo uri gukora byose. Tangira ufite iherezo ryaho bizarangirira, kimwe twita vision. Tangira ufite vision yaho ibintu bizagarukira. Tugenda tubona abantu benshi bakwitinze ku ntego zabo, abantu benshi bakwitinze muri business bayivuyemo, turabazi bakajya mu bindi bintu. Abo bantu sinzi, ntago hari byinshi nyine bibibatera, ntabwo mbizi, ariko kimwe muri ibyo byinshi nzi ko harimo kwibagirwa ahantu bari baratekereje ko business izabageza. Icyo gihe rero abameze nk'umuntu watangiye business nyine mu kivunge, mu gucyo mu kigare, avuga ati nge muri business bakoreramo amafaranga, nge muri business nzaba umukire, nge muri business na ba Liliane na ba Eugenie na ba Dani barimo na ba Sharifu, niyo business ngiyemo, akazamo kukurimo. Ejo nejo bundi uwo muntu ni ugenda. Ariko begin with the end in mind biravuze ngo niba ngewe Elize ngiye muri business nkaba niteguye kuzayikuramo Rolls Royce Ghost, nkaba niteguye kuzayikuramo ya mahoteli yanjye, nkaba niteguye kuzayikuramo Maximum Pixels, nkaba niteguye kuzayikuramo Bugatti Chiron, nkaba niteguye kuzayikuramo Jeep Wrangler. Ibyo bintu ndabizi neza kandi mbisetinga, ntawe nabigiye impaka nawe cyangwa ngo mugisha inama. Ibyo bintu kuko nzi ko business zabingezaho, nicyo gituma nkomeza gukora. Ngira ngo turi kugendana neza. Nicyo gituma nkomeza gukora, kuko nzi neza ku business iryo herezo, uwo munsi wa nyuma finali, nzaba mfite Maximum Pixels, mfite time freedom, financial freedom, mfite ziriya dream cars, dream businesses, dream life. Ibyo byose nzi ko mbifite, nta kintu gishobora gutuma ncika intege ibyo bintu ntarabigeraho. Ariko iyo uri umuntu utari kwibuka aho ibintu bizarangirira, birangira ucitse intege, kubera ko mukanya urakubitana n'agacarenji. Murabizi neza business nyine ni business. Haraho nahoze ndi gusoma ngo business is like boxing. Business imeze nk'umukino witera amakofe. Mwitera amakofe nyine ujya muri ringi, n'undi muntu adversary wawe mugomba kurwana, niba ariko navuga. Ubu bizi ko aragukubita igipfunsi ko byagenda kose, nawe ubu bizi kura kimukubita. Ikibazo rero si uko bagukubita igipfunsi ngo ugwe hasi. Business is like boxing, igihe kimwe na kimwe urakubitwa nibyo. Ariko muri boxing ngo iyo bagukubise igipfunsi, ntago ibyo biba ari ikibazo. Ikibazo ni ukugwa hasi ugaherayo. So icy'ingenzi rero, icy'ingenzi ni ukugwa hasi ukazamuka, ukongera ugahaguruka. You begin with the end in mind, ukavuga uti iyi championship ngomba kuyitwara, iki gikombe ngomba kugitwara, iriya Rolls Royce ngomba kuyitwara. Ndi kumureba Innocent Limitless, umunywanyi wanjye uzatwara iriya modoka bita Morrison. Morrison harya sinzi irindi zina ryayo, Innocent nyirayo ni uyizi. Iraguha Anne Christela, nawe ndakwakiriye cyane. Ati gwa hasi uzamuke. Yes, begin with the end in mind. Nubuzi neza ko iyi business uko byagenda kose izakugeza kuri biriya bintu. Nta kizatuma usubira inyuma ngo ujye hirya ukuyitinga cyangwa uvanga ibintu ukore n'utundi. Ariko umuntu utazi ko izamugeza kuri ibyo bintu, niwe nyine uhora uri gushaka ikindi kintu cyazamugeza ku ntego ze. So begin with the end in mind. So nsoza kuri iyi tip, twari dufite umwarimu, murabyibuka ngewe nizi bigendanye no gushushanya, ibya art byose nyine murabizi, bigendanye n'ubuhanzi.
mu buhanzi tugira mind ikomeye cyane, nyine uba uri guhanga ikintu nta muntu mwavuganye ngo kimukorere, ariko ukabuzi ngo iki gihangano ngiye gukora kizagurwa. Ari nayo mpamvu ugikora witonze, ushyizeho umwete, ukagikora neza cyane kugira ngo kitazagera ku isoko kigaseba kikahaguma. Aho ni mu buhanzi. Ukajya kumva umuntu ngo yahimbye indirimbo ngo tuzagafata ngo iki niki, abafite the end in mind. Twari dufite umwarimu rero witwaga Kayitana, RIP to him, byarangiye 2018 yitabye Imana, ariko nshimira Imana ko nyine yagiye amaze kuduhereza ibyo agomba kuduha, nitwe dusigaje kubiha abandi. So turi kwiga yaratubwiraga ngo tujye gushushanya kiriya kintu. Niba ari igiti gifite metero 13, wowe ufite urupapuro rwa santimetero 200 cyangwa se zingahe, mbere yo gushushanya, mbere yo gutangira gushushanya, begin with the end in mind. Umenye ngo urupapuro rwanjye iki giti ndagitangirira aha ntigeze aha ngaha. Ubwo muri aka kanya hagati niho harajyamo igiti cyose mu buzima busanzwe cya metero 10 ngiye kugishyira kuri santimetero 10. Ubwo wabaga nyine mu mutwe twabaga turi kubireba neza, tukavuga ngo hano haraba hari imizi, hano haraba amabi, mo hano hagati n'uruti. Ugashyira ku rupapuro umeze nk'uri gukoporora ibihanditse nubwo bitabaga bihari. So begin with the end in mind. Ibyo bintu bizagufasha neza kandi cyane. So number 3, dukomeza twihuta neza cyane. Number 3, nyandikira number 3 muri comments niba byaryoshye urenzeho aga fire emoji, kandi nezere ko na timu yawe ihari neza cyane. Timu yawe irahari, nawe urahari. So nyandikira fire emoji. Niba badahari, nguhaye amasegonda 5 yo gufata screenshot ugashyira muri groupe, ugashyira kuri status, bakaza. Ntago dukeneye ko bacikwa ibi bintu. So Singura nayo Samuel from Kampala ndakubona. Daniel Ndayisenga nawe ndakubona cyane my brother. Linda Mukashema ndikukubona neza cyane. Mwese Sylvie, Eugenie, Fabien, mwese ndabakiriye neza cyane. So tip number 3 ndikubona muri ready. Tip number 3 iravuga ngo you've got to be all in. Got to be all in. You have got to be all in. Ugomba kujyamo wese. Ugomba kujyamo wese. Ugomba kujyamo wese. You have got to be all in. Binyandikire muri comments. Dufashe n'abatari kubyumva neza guhita babibona, cyangwa se n'abari buze nyuma kuza kubibona muri comments bikabafasha kubyumva neza. You have got to be all in. Ugomba kuba urimo wese. You have got to be all in. Ugomba kuba urimo wese. Jya nkunda guhura n'aba prospect bakambwira ngo njyewe ngo ibyo bintu nabigiyemo ndahomba, ngo ariko ngo nari naragiye no muri Go for Win, nari naragiye no muri Happy Travel, ngo ibyo bintu byose ngo nta na kimwe cyariye, ngo ibyo bintu reka. None se wenda niba nawe uri hano ukora n'indi business, nari ngiye kuvuga ngo uze kunsubiza ikibazo ngiye kuvuga, ariko nawe ukisubize mu mutima wawe. Uyu munsi nuzo ukanyigisha ibya Alliance, ngasanga wenda mfite imbogamizi y'amafaranga, ako kanya tukiri kumwe urahita umbwira ngo mfite nakandi ka make, wongera uhita umbwira ngo none ngo hari nakandi ngo bashora 5 mpaye. Ubwo si byo bintu byarangira gute? Cyangwa wenda wamaze kunyinjija, ejo wampaye NDO uragarutse uravuze ngo ngumva se ngo hari nakandi kaboro ma kaboro. Ugomba kuba urimo wese, nta tundi tuntu two ku ruhande ufite. Kubera ko turi kuvuga kuri mindset.
ntimukeke ko natandukiriye mbabarira umbwire abo bantu ushaka gukorera follow up ubu ubwabo urumva utari kubacanga ubundi so uri kumva utari kwicanga mind yawe urayicanga ntizi ngo ya Rolls Royce uzayikura muri Happy Travel uzayikura muri Alliance uzayikura he inzu yawe uzayikura he ugomba kujyamo wese ubwonko bwawe bukabuzi ngo mba muri network marketing muri company ya Alliance in Motion Global siko bimeze ngo abari bazivamo Nirema Eric sinzi umuntu yise bazivamo menya ari ba mu prospect nari mvuze hari babazivamo da hari babazivamo so ugomba kujyamo wese muri business yawe ukavuga ngo ndabyutse ngiye guprospectinga nyuma yaho ndakora inviting nyuma yaho ibiri related na business yawe ariko ntabwo uravuga ngo ngiye guprospectinga nyuma yaho wenda ndajya gusudira nyuma yaho nimva gusudira ndanyonga igare nyuma yaho nimva kunyonga ndajya mu murima nyuma yaho ngaruke nkore wenda simbizi ibaze nawe ibyo bintu Appline Zirikana Joseph niwe ndi kubona hano yigeze kumbwira ngo yararimo kunganiriza ku bintu kuri Rose ku bintu bituma business yawe iba successful harimo n'ikintu cyitwa focus yarakimbwiye yarambwira ngo yego you have to be productive nibyo ariko to be productive ntago ari gukora ibintu byinshi ngo akakanya ukora telefone ukongera ugakora amasaha ukongera ukogosha ye icyo gihe sha uri gukora pe ariko to be productive muri business yawe kugira ngo utere imbere ntabwo ari ibyo ahubwo niba ukora amasaha kora isaha nejo ukora indi saha ariko nziza kurusha yejo bundi ukora indi umbese ukora amasaha menshi ukora amasaha niba ukora telefone nyinshi ntabwo urakora telefone ngo ni imodoka na computer n'ibiki oya niba ukora amandazi menshi apana gukora amandazi ngo mukanya ubuvuyemo ujye gukora rugabiri icyo you are confusing the market iryo niryo jambo yakoresheje Zirikana Joseph you are confusing the market uri abantu ntago bari kumenya ahantu uri you are confusing the market please niba ushaka ko market igira ikikumenyaho society kamenya ngo Jean Baptiste wo muri Alliance girero guma muri Alliance Enoch Rukundo guma muri Alliance kiriya tuvuze ngo cyo guprospectinga cyo gukora amasaha menshi noneho prospectinga cyane uvuge produits Alliance cyane wigisha abantu benshi cyane ukora amasaha menshi cyane society mbone ko umutwe ubuzima bwawe ibintu byawe byose biri muri Alliance bazaza kukubaza ibintu byo muri Alliance apana ko umuntu yagutekerezaho akavuga ngo harya runaka akora ikira nyakabibura kandi ubuzi ngo wavunitse wananiwe nta kintu bakuziho so ako ngako ndakeka kumvikanye you have to be all in sinzi undi muntu wigeze kumwira Gakota aravuga ngo I want it all or nothing ngo nyine sinzi ko nabisobanura mu Kinyarwanda ibi bintu byose ndabishaka ntabwo mbishaka igice ndabishaka byose I want it all or nothing rero nawe ugomba kuba urimo cyangwa utarimo ntabyo kuba hagati na hagati no ndakeka icyo ngicyo cyumvikana so ikindi cya kane number 4 iravuga ngo
seek inspiration and correction. Mu rugendo rwacu rwa buri munsi ari nabyo turi kuvuga kuri mindset zacu, hari abantu bisetinzemo ko nta muntu wagira icyo abavugaho. Seek inspiration and correction. Shaka umuntu kwenspira, shaka ibintu bikwenspira bituma nyine ugaruka muri mundu ukaburimo neza, hanyuma nyuma yaho iyo mundu wagiye muyikoresha, izo inspiration wagize uzikoresha, turi kugendana neza. Hanyuma seek correction. Niba bitari no gukunda, ushaka umuntu ugukosora, ukwerekera akakubwira ngo nyamara nubwo waryamye uvunitse, waryamye unaniwe, hari ahantu bitari kugenda neza nahangaha. Aho ngaho ukahakoraho noneho sasa. Kubera ko naje kuvumbura ko nyine nubwo tuba tuzi ngo sometimes turi gukora ibintu neza, hari igihe uba utari kureba ibintu uko biri, ukibwira ko wabikoze neza kandi atari ko bimeze. Ukeneye rero undi muntu cyangwa se abandi bantu bakureberera, barebeye ibintu mu yindi angle wowe utabibonyemo. Abo bantu barahari, aba uplines, aba mentors, aba coach. Ubwo abo bose ndi gushaka kugira ngo nyine ubu bafite, shaka umu upline cyangwa benshi ureberaho ukuntu babikora, turi kugendana neza. Shaka umu coach ugenda ukurikirana ba Grant Cardone, n'abantu babaye successful muri business cyane, ba Eric Ward muri network marketing specifically, n'abantu bari successful, ba Elias Muhozi. Wasanga utanabakurikira nko kuri Facebook zabo cyangwa Instagram na hehe, ariko ni byiza ko noneho ubakurikirana, ukamenya nyine ukuntu babigenza. Ndakeka ngo turi kugendana. Shaka umuntu witwa accountability partner. Accountability partner ni kenshi twagiye tumuvugaho, ariko ngewe nk'uwo nari mfite last year n'ubu niwe tukiri kumwe, kubera ko yaramfashije cyane. Singiye kumuvugira ahangaha kubw'impamvu nyinshi, ariko yaramfashije cyane. Akambwira ati musaza, hano hantu ntabwo biri gucamo fresh. Ubwo nyine ukamenya ngo ukaba coachable. Cyo kuba coachable cyo ndakeka turi kucyumvikanaho neza cyane. So abo bantu barakenewe, ukabakuraho inspiration zigufasha kubyukira muri mood, zigufasha kongera gukora kuri za goals zawe, zigufasha kubyutsa mindset yawe igasubira muri bya bintu n'ubundi ubamo, ugakomeza ugenda ukura mu bwonko, muri belief, icyizere ubifitiye, kubera kuri kubona hari ababigezeho, kubera kuri kubona hari abateye intambwe wenda irushije iyo umaze gutera, gutyo gutyo. Ikindi ukeneye nyine umuntu wo kukwerekera. Niba uzi kuri umuntu wumva utakora nk'ikosa hari, niba ariko nabyita, cyangwa se ngo hagira akantu kagucika ugakore nabi, icyo kintu ugomba kugikosora, kuko mu myitwarire y'abakire ndetse n'abantu bose bari successful, mpamya ko bemera ikintu cyitwa criticism. Hahandi nyine umuntu ushobora kumubwira ibitagenda neza, ibyo ngibyo barabyakira, kubera ko baba bazi ko akantu katagenda neza gashobora kwicira umuntu business. Aba yiteguye rero kukumva kugira ngo agakosoye, ntabwo akumva kugira ngo acike intege. Hari umuntu bakosora ikintu runaka ugasanga wenda anacitse intege mu buryo runaka bimusubije inyuma, ariko umuntu ukubwiye ngo wenda ibyo bintu wambaye ko bidafuze, n'urugero, ntabwo abagira ngo ugende ubikuremo wambara ubusa. Oya, abagira ngo ejo n'ejo bundi none uzajya ufura, utera ipasi, ugaragare neza. Nicyo ngicyo abashaka, ntago abashaka kukwirukana mu bandi ngo ugende. Rero impamvu yo kukubwira akakosa waba warakoze niyo ngiyo, ugomba no kuba mu mutwe wawe rero witeguye ibyo bintu kubikoraho. So ndakeka aho ngaho biri gusobanuka.
ari nako ndeba ku isaha sigaranye iminota ingari kinwa 20. Good. Let's go. Tip number 5 iravuga ngo anything worthwhile takes time. Ikintu cyari cyo cyose cy'agaciro gitwara igihe. Ikintu cyari cyo cyose cy'agaciro gisaba igihe. So bivuze iki rero? Muri mindset yawe yego uzaba successful wamaze kubyemezamo. Muri mindset yawe urashaka kurekrita abantu. Muri mindset yawe urashaka gucuruza cyane. Muri mindset yawe mbese nuko bimeze. Shabantu baraderanja. Uyu muntu witwa Muhammad ati uwo kinywanyi mudusuhurize. Voilà. Namusuhuje. Nuko nguko bimeze. Muri mindset yawe ibyo bintu byose urashaka kubikora. Niba ushaka kubikora rero menya ko umunsi ikintu cyose ukozeho ntabwo kigiye guhita kibaza habu, bizatwara igihe runaka. Bizasaba igihe runaka. Rero ugomba kuba witeguye gukora igihe gihagije. Akoyiremeye Samuel sinzi impamvu ntarindi kubona comment ziyo ariko ndayibonye noneho. Most welcome. Happy to have you here. Anything worthwhile takes time. So shira mu mutwe wawe ko business yawe ntago igiye kukugira successful mu cyumweru kimwe. Niba ari gugitangira abantu tugitangira ndabasuhuje cyane. Shira muri mind yawe ko business bitagiye gukunda mu mwaka umwe, yewe n'imyaka 2. Birashoboka ko n'imyaka 5 hari success zaba waragezeho, zaba waraguze ibibanza, amamodoka, warubatse inzu, ariko hari n'ibindi bintu za goal nini, monster sized goals. Za goal nini birashoboka ko bizagutwara n'imyaka 10. Rero decida kugiye kuba committed imyaka runaka. Ugiye kuba committed imyaka 20. Uwo mwanzuro ukawufata ukavuga ngo mbere y'imyaka 20 nta hantu ngomba kujya. Ndacyari hano, ndacya prospectinga, ndacyagira ibyo bintu ukaba bifite mu mutwe. Ku buryo na wa muntu uzaza kukubaza ngo musaza imyaka 10 maze muri alliance nta kintu. Ukamusubiza uti njewe na desize imyaka 20, nyuma y'imyaka 20 uzazumbaze. Wenda n'urugero ntanze. Abenshi twadesize iyi business kuyikora iteka ryose. Igihe tugihari tuzaba turi kuyikora. Uwo nawe n'umwanzuro wafata. So ugomba rero kudesida gukora ibyo bintu. So anything worthwhile takes time. Buri kintu cyose cy'agaciro gitwara igihe. Hari umuntu wavuze ngo ntabwo ushobora kubona umwana nyuma y'ukwezi kumwe ngo nuko wateye abagore 9 inda. Turi kugenda. Niba umwana bitwara amezi 9, ntabwo ushobora kwibeshya ngo uvuge ngo noneho kamfata abagore 9 mbatera inda, ubwo bose hamwe bizabyara amezi 9. Ntabwo uwo mwana yavuka. Bizatwara amezi 9 ahubwo uzabyara abana 9 mu kwa 9. Turi kugenda. So buri kintu cyose gitwara umwanya wacyo, nuguhozaho. Ntuvuge ngo apply ni byanze nka wa muntu twahereyeho ari kuvuga ngo ukwezi kwa mbere ngo umwaka wose ngo byapfuye nk'intego zanjye zamaze no gupfa rwose. Oya, bitwara igihe. Settinga muri mind yawe ko bitwara igihe. Hanyuma tip number 6 ari nayo ngiye gusorezaho, ari nayo bonus. Nyandikira ngo tip number 6 niyo bonus ngiye gusorezaho, ni nayo navuga ngo irakomeye cyane. Niba uri tayari nyandikira number 6 nkubwire. Number 6 nkubwire, dore turi no kuri day 6. Aho niyo ngiye gusoreza. Ngiro nsanga Ramazana aratubwiye neza cyane ngo success cannot be rushed. Ntabwo ushobora kwihutisha success. Noya. Nta n'inzira yapanye ibaho ikugeza kuri success. Right, ndikubabona neza cyane. Muri tayari Nire Mairike, Shimwe Vedaste, Uwayo Sharif, Munezero Shadrack, Peter,
Wow, ndikubona muri tayari. Nyandikira rero muri comment, nyandikira ngo leave your comfort zone. Mwibuke topic yacu iri kuvuga ngo improving your mindset and banning the bot. Ndacheka mindset twayivuzeho neza cyane, reka tuvuge kuri banning your bots. Leave your comfort zone. Nyandikira leave your comfort zone. Binyandikire tugendane leave your comfort zone. Cyangwa ban your bot, uko ushaka uko wabyita kose, ban your bot. Twika ubwato. Twika ubwato ubundi urebe ibintu birakubaho. Leave your comfort zone. Yivemo, genda va muri comfort zone. Comfort zone ni hantu uba wumva utekanye, hantu uba wumva unezerewe, aho hantu havi. Niba uri silver executive, bishobora kukubera comfort zone. Ukagenda muri sale bagapresenta bakavuga ngo abasiliva muhaguruka, ugahaguruka wumva ukomeye. Ibyo bintu byo kumva ukomeye bivemo, kubera ko hari rank utari wagira ryitwa gold executive. Niba uri gold executive, va muri comfort zone, ba global ambassador. Bivemo. Leave your comfort zone. Comfort zone ziri ukwinshi. Hari comfort zone zo mu rugo, hari comfort zone zo mu kazi, ukananirwa guprospectinga, ukananirwa gukora follow up ngo wagiye gukorera undi muntu mu kandi kazi. Sinshaka kugira uwo nkomeretsa, ariko nyine biratangaje. Bakaguhembwa mbadesa, ngiye nka desa uhembwa mpitanye abara muri matching. Ni matching bonus enye uteranyijeho na sponsor zabo bantu bane nyine waba winjije ni 200 biruzuye, biranarenga ahubwo. Ese ufashe ugakora full time, ugashyiramo imbaraga zose zishoboka nk'izo ushyira mu kazi, ukajya ubyuka za saa 10 ukoga nk'uko ubigenza ugiye mu kandi kazi, ugiye gukorera inzozi z'undi muntu, ugatega ukajya ku kazi, ibyo wakabikoze ugatega ukajya kuri office. Imbaraga umwanya ushyiramo kugeza saa 7 ugiye muri lunch, ubaye uri guprospectinga, ukaba uri kwigisha business, mbabarira umbwiza ukuri, wakwinjiza abantu bangahe mu kwezi? Zirikana ratubwiye ngo ikintu cyose wagezeho ni comfort zone. Yego, kubera ko mpamya ntashidikanya ko hari ikindi kikirenze kigihari. Uyu ngo yaranyandikiye ngo school nayo ni comfort zone ya danger. School nayo ni comfort zone ya danger. Irukanka va muri comfort zone. Ndabyibuka ngewe njya kujoininga hano ndikumva nibo batere story yanjye. Ndabyibuka njya kujoininga, Zirikana Joseph yaraje turaganira. Icyo gihe nyine nari nkiri muri iriya comfort zone ya school tuvuze haruguru. Turaganira ukuntu tuzajoininga, ariko nkumva ahantu turi kuganira twari turi mu rugo. Nabwira ni man, iki kiganiro gishobora kutwumva tugende. Tujya ahantu mu gashyamba, nuko wenda hano atari kuri Zoom nakaba sharinze iyo foto. Niho twaganiriye ukuntu nzajoininga. Ako gafoto ko mu gashyamba nzakabereka someday. Dupanga ibintu byose. Final ukuntu naje kujoininga from day 1. Nagomba kujya ku ishuri, sinajyayo. Mfata ahubwo amafaranga yose nza muri business. Mu gihe nakabaye ngiye Kampala ku ishuri, itiki cyo gihe yari 10,000 bigera Kampala. Muri ibyo 10,000 mfatamo 2 nizira Kigali. I left my comfort zone. Icyo gihe nta muntu numwe wari ubizi, that's my story. Ariko apply wanjye Joseph yarabizi, kuko ni nawe wanyakiriye mu kageto twabagamo. Turakora. Impamvu nkubwiye story ni iyi. Nuko iyo urivinze comfort zone uhita ugira ikintu cyitwa why. Impamvu igusunikira kudatsindwa noneho hahandi twahereye.
impamvu igusunikira kudasubira inyuma. Icyo gihe mu mutwe wanjye hajemo ibintu bibiri. Hajemo ikintu kivuga ngo mvuye mu ishuri kandi abantu twiganaga bo bararikomeje, ngomba rero noneho gukora cyane ku buryo umunsi ba graduatinze nanjye ari ikintu nzaba mfite na graduatinzeho, nubwo nta muntu waba wampaye certificate. Ibyo bintu byatumaga mbyuka nga prospectinga ngakora. Zirikana Joseph niba byibuka nigeze gutumira sare yose Musanze, twari dufite presentation sare yose, niba harimo abantu batarabanje bari nka 5. Sare yose nayujuje kubera ko nari mfite impamvu insunikira gukora noneho byanyabyo. Icyo cyari ikintu cya mbere narwanaga nacyo. Abantu twiganye bagombaga kugraduatinga, nanjye na graduatinze mu buryo runaka, either mfite imodoka cyangwa mfite inzu cyangwa mfite ikindi kintu badafite. Kuri iyo ngingo rero ndi successful. Mfite systeme badafite bamwe na bamwe, kandi n'abapartner benshi nyine badafite. Mfite ibibanza badafite, ariko wenda nabo bafite certificate ntafite. Ntago nzi ikintu iri kubafasha, sibyo? Icyo ni cyambere. Ikindi kintu cya kabiri cyanje mu mutwe, navuze nti dore ibintu ndabitaye byose. Famille sinzi uko bazabyakira umunsi nzabibabwira. Rero ngomba gukora cyane ku buryo ngo nyine igihe kizagera bakavuga bati uyu mwanzuro wafashe koko wari umwanzuro wa nyawo, turi kugendana neza. None wowe uracyari yo mu rugo, urabizi neza ko mukecuru arateka ukarya saa sita na nijoro, ngo none ufite na wife achieve. Ibi ntago mbibara muri achievement za business, munyihanganire kuko sheri nari mufite n'ubundi ntarava mu ishuri, ntago mbibara nka achievement ya business. Wenda business yabigize mu ruhare haboneka utwo dufaranga, ariko nuko turakomeje. Uraho ngaho mama wawe urabizi ko ari buteke mu gitondo na nimugoroba. Kuri Noheli bazakugurira utwenda two kujyana mu misa. Inzu ntuzi ni ngo banayishura ngahe. Ubundi se ko ndi kumva nta facture ufite, niki kizatuma prospecting uri gushaka amafaranga yiki? Twika ubwato ubona impamvu igupushinga gukora, bubake systeme yawe nawe uziyubakire ibyo ngibyo uri kubona ku babyeyi bawe. Kandi ari igihe uri kubabibarira ku babyeyi bawe, ejo bundi ntago bazaba bagihari musaza, ejo bundi ntago bazaba bagihari. None se nk'uko nashatse, hari umuntu wari ukavuzeho, nk'uko nashatse ubu none ndabwira mama ngo atugaburire. Va muri comfort zone ugenda utegure none umuryango wawe. Niba wowe utikunze bihagije, basi kunda famille yawe izagukomokaho. Uve muri comfort zone, utwika ubwato, winjire muri business byanyabyo, ibindi bizaza nyuma. Turi kugendana. Naho nudashaka impamvu igupushingira gukora, sinzi uko bizagenda. Ibyo bintu byombi, izo competition nari mfite, nagombaga gukompeta na famille kitambona fo, ngakompeta n'abantu twiganye ko batancisha mu ijisho. Ibyo ngibyo rero nibyo byatumaga nkora day by day. N'uyu munsi nako bimeze, cyane ko n'izindi wayizagiye ziza yego, ariko leave your comfort zone, burn your boat, ugenda ukore business. So ngiye gusoreza kuri aka gastori rero k'ahantu ikintu cyitwa gutwika ubwato cyavuye. Ntago ndi bushobore kwibuka amazina neza, ariko ngo ni mu nkuru za kera cyane, hahandi ubwami bwa habagaho nyine kwataka, ubwami bukava hano bukajya kwataka handi hantu. Kera abantu bakifite uburyo bagura ibihugu, ahantu mwateye mukarwana mukahatsindira, habara ahanyu nyine. Nuko nguko byari bimeze icyo gihe kera. Hanyuma rero umunsi umwe hari umugenerali wari ufite ingabo ngo zihora zijya ku rugamba ariko zigatsindwa.
Ati bibisenzi ko mba nabahaye training mufite tools ni gute mujya ku rugamba mugatsindwa. Ibyo bintu amara igihe kinini abyibaza, ariko igihe kigeze aravuga ngo okay twagiye ku rugamba. Baragenda ubwato, arabwira ati ubwato buri muntu n'ubwato aragendamo, muze kwibuka mushyiremo akagunguru k'amavuta. Baragenda barambuka. Ubwo hanga mperereye i Nyarugenge, tekereza kwambuka inyanja, ubundi butaka buri nka Rusizi. Kumva ukuntu ari kure nta nubwo wahoga. Bageze rero arababwira ati okay muparike ubwato muvemo. Bakandagira ku butaka bw'abandi sasa. Bakandagiye ku butaka bw'abandi arababwira ati noneho buri wese afite intwaro ze. Yego. Mwese muri tayari? Yego. Bose batindiye afande. Birangiye rero twatugunguru tw'amavuta bari bazanye, afande twose turasa umwambi uri kwaka, ubwato bwose burashya. Arababwira ati noneho parade mwese ku murongo. Ubwato muri kubureba buri gushya? Yego turi kubibona. Ubwo rero ukuntu bimeze, tugiye kurwana urugamba, nirutarangira uyu munsi turarara kuri ubu butaka bw'abandi. Mbese tuzataha aha hantu hitwa hacu, cyangwa se tuzataha mu bwato bw'abanzi bacu? Utararwana ngo wataha y'umuzima apfe. Ubwato arabushumika. Ubundi bajya ku rugamba. Amahirwe yari ahari ni ayahe? Kuguma uri muzima cyangwa gupfa. Kuzataha imuhira amahoro cyangwa gupfa. Babandi bagera ku rugamba bamurasa agasasu gato, wayi ngo ndakomeretse nakirukanga. Wakirukira mu nyanja nabwo ugapfiramo. Nicyo cyabaye rero urugamba bararurwanye, bose mindset ari ugutsinda, win or perish. Niko cyose cyatwandikiye muri comments kandi avuze neza cyane, tsinda cyangwa uzimangatane burundu. Abanywanyi bararwanye kuko nta yandi mahitamo yari ahari. Bararwanye urugamba bararutsinda, hanapfuyemo bakeya. Ariko umbwire ngo urundi rugamba, izindi ngamba zose bari bararwanye ku kibatsindwaga. Ukwaga bazi ngo turongera dutaha amahoro, ibiki n'ibiki. So n'ivyo comfort zone, ibyo bintu bivemo uze. Ndi kubona hano hari umunywanyi nzi uri hano watinyaga kujya muri ghetto, ntago muvuga izina kubw'umutekano we. Vaho ngaho ufate ghetto, gabanya ubwoba, nta kintu uzaba. Uze wegere ofisi ufate training, business uyikore noneho byanyabyo, nta kintu uzaba. Abantu kenshi bari kuvuga ngo ubuse ngo nzashobora ngo nzabona ibyo kurya. Abantu uzabibona kubera kuzakora cyane, ndabizi. Uzakora cyane ndabizi. Ibyo kurya uzabibona, ibyo kwambara uzabibona, kwishyura inzu bizakunda. Soreza kuri uru rugero. Niba uri kuvuga ngo ntibyakunda, kubera iki iyo umuntu wenda nko mu rugo umubyeyi iyo yitabye Imana kuki abana badapfa? Kuki badapfa kandi nta kazi bagiraga? Barakura, bararya, bakambara, bigenda neza. So leave your comfort zone. Uko byagenda kose ntacyo uzaba. Uzukore business full time. Uwo mwanya uri gutakaza mu bindi, ngwino utakaze wiyubakira inzozi zawe, ngwino utakaze wubaka system izakugeza kuri lifestyle yawe ushaka, bya bindi byose wa dreamings. Ariko uko umwanya uri kutakaza mu bindi, ni nako n'inzozi zawe uri kuzitakaza. Ubu ngubu ushobora kuba uri kudreaminga kuzagura indege, ugatakaza umwanya bikaba biragabanutse, noneho wagira imyaka 30 kavuga ngo wampa imodoka, ugakomeza ugatakaza umwanya wagira imyaka 40 ngo noneho wampa igare, bikarangira ahubwo ukora indege zibaje mu duti bazigura 1000, nabwo bakagura kamwe ku munsi. So sinshaka kuba twarira igihe rero, nyandikira uti
Thank you so much upline niba wanyuzwe kandi wibuke gukanda kuri share niba hari umupartner wawe utabonyeze kumuha iyi training. Ndabashimiye cyane, ndakeka n'iminota nyikoresheje neza. Mwese mwakoze. Nyandikira uti thank you upline, ubundi tujye mu bikorwa byinjiza amafaranga, dukoresha ibyo tumaze kwiga muri iyi minsi yose 6, hanyuma tugere kuri success. Ndege zo mu nduti simujya muzibona se. So thank you so much leaders, see you at the top. Reka duhure ku gasongero, ntabwo tudufite budusubiza inyuma. Reka duhure ku gasongero dukora ibikorwa byinshi day by day. Reka duhure ku gasongero hatarakavuyo. Thank you so much, see you at the top. Mbatumira cyane kuri day 7 umunsi w'ejo niwo finali y'iyi program, ariko nyine turasabwa no kuzakomeza dukurikira izindi training zose zihari. Ikindi kandi bibutsa ko ku munsi w'ejo professionals baduteguriye presentation inyamata, ni ngombwa gutumira cyane. Hanyuma neje Musanze Luxurious ifite yo presentation, naho ukomeze utumire cyane. Eje niwe ngo noneho ngo indege zo mu bikenyeri. So sawa. I love you guys.